yesaraje aje kubicu uwo munsi urimo ibyiza ndetse n'ibibi buri muntu mubona zagororerwa ubugingo ndetse n'urupfu by'iteka ryose mbese yawe nazizabiyihe mwamamaze umukiza agiye kuza niboneze mu mitima igihe niki bwira abantu bose ko nta gisigaye aje uwo munsi hazumvikana indirimbo nziza zo kunesha dushima umukiza mwamamaze umukiza agiye kuza niboneze mu mitima igihe niki bwira abantu bose ko nta gisigaye aje uwo munsi hazumvikana indirimbo nziza zo kunesha dushima umukiza. twakaze kuri The Life of Gospel dushimiye abantu badukurikira badukunda badahwema kwitweragariza rero by'umwihariko ndi kumwe na korali nk'uko mwabyumvishe batangiye baturirimbira turi kumwe na korali abakurikiye Yesu twabasuye buriya ndabyita mu rugo ndabyita muri practice twabasuye reka mbahe ikaze tubahaye ikaze kuri The Life of Gospel. murakoze cyane njye nitwa Niyonshuti Daniel ni umuyobozi wa korali abakurikiye Yesu. korali abakurikiye Yesu ibarizwa ku itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi rya Kacyiru. Ni uwo mwirondoro wacu ibindi wenda twaza kwivuga nyuma. Perezida usobanura gute indirimbo zo guhimbaza Imana no kuramya? indirimbo zo guhimbaza Imana no kuramya birumvikana zitandukanye n'indirimbo twe twita izisi. izisi zimwe zibyina zishimisha irari ry'umubiri ariko twebwe turirimba indirimbo zigisha abantu zikura abantu mu byaha zimenyekanisha Yesu twizera. n'izo ndirimbo turirimba indirimbo zo guhimbaza Imana. ubundi Imana ntabwo ibihari ngo tuyiririmbire ireba tuziririmbira abantu ariko abantu bakumva bakamenya Imana turirimba bigatuma intekerezo zabo zerekera ku Mana. nka perezida wa korali tubwire amateka ya korali ho gato nko masegonda 20. amateka ya korali abakurikiye Yesu ni korali nk'uko nabivuze yavukiye ku itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi Kacyiru. yatangiye gukora umurimo mu 1993. urumva bazi guteranya ubwo muramenya imyaka tumaze imyaka 32. ni korali yatangiriye mu gihande ibyo twita igihande. ni korali nyine ibiririmba ariko itazwi mu itorero ariko iza kwakirwa mu 1994 ikora umurimo kuva ubwo ari korali yemewe mu itorero itumirwa ahantu hatandukanye. ni korali rero murabyumva itarakana. dufite volume 9 z'amashusho na volume 13 z'amajwi. ni korali ikora umurimo ahantu hatandukanye. ntekereza ko muri iki gihugu nta karere tutari twageramo. turere twese ndumva twaratugezemo ndetse no hanze y'igihugu muri Kongo, muri Uganda, ni Burundi na Kenya. nta guciye mu ijambo ubwo volume ni album. na album oui na album. okay. ni korali rero igizwe n'abaririmbyi 45
abahungu, abakobwa. Ni korali nziza turarikira abantu bose benshi bashaka gukora umurimo w'Imana binyuze mu ndirimbo ko batugana tugafatanya. Murakoze. iyo uhimbye indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza uba ushaka kuzana izihe mpinduka muri sosiyete uyu munsi? Murakoze. Ubundi indirimbo zigira umumaro ukomeye cyane kurusha ibibwirizwa, kubera ko uririmbye cyangwa se umvisha indirimbo aba yumvisha ikibwirizwa inshuro ebyiri. Indirimbo zigira umumaro ukomeye cyane muri sosiyete, kubera ko hari igihe umuntu aba ari muri situation itamworoheye, yakumva indirimbo ya situation igahita ishira. Urugero, umuntu ashobora kuba yarakaranyije wenda n'umuvandimwe cyangwa se n'uwo babana, yakumva indirimbo yitwa wiganya cyane, agahita yumva ntabwo agomba kuganya cyane, kubera ko buri wese ku giti cye gize gute arababaye. Ni indirimbo rero zo zitugira umumaro mwinshi cyane no kuduhindura, aho ibindi bintu bidashobora kuduhindura, ariko wakwicara ku indirimbo ukumva uratuje. Murakoze. Ni ibihe bisabwa mugenda muvuga muti uyu muntu yamuririmbyi wacu? Ikintu cya mbere, kuko turi abaririmbyi, tureba umuntu ufite impano yo kuririmba. Ikindi akaba ari umudivantiste w'umunsi wa karindwi, kugira ngo aze no muri korali yacu. Amahame y'itorero ryacu rya Kacyiru ni uko umuririmbyi aba asengera Kacyiru. Ushobora kuba wari usengera i Remera, bisaba kwimura ifishi yawe ukayivana i Remera ukayizana Kacyiru, kugira ngo ubone uko ukurikirana nyine itorero rya Kacyiru riririmbemo, kuko twebwe ntabwo ari korali yigenga, tugengwa n'itorero ryacu. Uyu munsi none umaze igihe kingana gute muri korali? Nagiyemo 2016. 2006. Sorry, 2006. Mu ndirimbo zanyu mwahimbye, ubwo reka dufate kuva icyo gihe wagiriye muri korali kuva 2006 kugeza uyu munsi none, ni izihe mu ndirimbo zanyu tubwamo nk'ebyiri ukunda utubwiye n'impamvu tubihuza n'icyanditswe cyo muri Bibiliya? Iyo nkunda ni Irakuzi. Impamvu nyikunda, dufitanye amateka, kandi Imana yaravuze ngo iratuzi, ndetse n'umusatsi wo ku mutwe wacu nubwo abantu batawubara, ariko yo irawuzi. Ubu namenye kwizera Yesu. Ntago yo ndayakira, hari igihe bayitera nkumva ngize amarira mu maso kubera impamvu nyinshi. Rero indirimbo zacu muri rusange zibamo guhumuriza cyane, nizo ziganjemo, zibamo guhumuriza cyane. Iyo tugiye nko guhumuriza ahantu bagize ibibazo, cyangwa se mu gihe cyo kwibuka, abantu barafashwa cyane kuko zirimo guhumuriza cyane. Urebye ni nabwo buryo, ni nayo abahimbyi bacu bagiye bitaho cyane, duhumuriza imitima y'abantu ikagubwa neza. Mu marira yanjye mukaba barokanye, imbere mu mutima wowe Mana urambona, nubwo ngerageza bwose nkiyumanganye imbere y'ab'isi, wowe Mana banzi kunzirikana. Irakuzi kandi ntiyakuretse, iyo Mana irakuzirikana. Yikoreze imitwaro yawe mu maganya, ntizagutererana. Irakuzi kandi ntiyakuretse, iyo Mana irakuzirikana. Yikoreze imitwaro yawe
kuko nihuza imigambi yanjye yose, guhangayikishwa n'iby'isi ni ukwirushya, kuko nacyo byahindura ku mibereho yanjye. Ubu namenye kwizera Yesu muri byose, kuko nihuza imigambi yanjye yose, guhangayikishwa n'iby'isi ni ukwirushya, kuko nacyo byahindura ku mibereho yanjye. nagiye mpangayika muye n'ibibazo mu buzima bwanjye bikanesha umutwe, ngakora hirya hino ngo ndebe ko yenda hari icyo nabasha kwimarira, ariko rero uko narushagaho guhangayika niko narushagaho kubabazwa n'ibyo bibazo, ariko nyuma nza kwegera Yesu mutura ibibazo byanjye, sogongeye ku rukundo rw'uwo Yesu narasobanukiwe, menya ko ari we wenyine ufite ububasha ku mibereho yanjye. Ubu namenye kwizera Yesu muri byose, kuko nihuza imigambi yanjye yose, guhangayikishwa n'iby'isi ni ukwirushya, kuko nacyo byahindura ku mibereho yanjye. Ubu namenye kwizera Yesu muri byose, kuko nihuza imigambi yanjye yose, guhangayikishwa n'iby'isi ni ukwirushya, kuko nacyo byahindura ku mibereho yanjye. imvune z'abaririmbyi cyane cyane ndavuga ku zo nabayemo. Korali ishobora kugeza ku myaka 32 abari hafi aho ngaho bayinjiyemo cyangwa abayibona muri ibyo bihe batazi uburyo byagenze, uburyo byabayeho kugira ngo izo mbaraga ifite zibe zarabonetse. Hari igihe twaririmbaga nta mikorofone, dukoresha amajwi atarimo ibyuma, tudacuranga. Ubwo urumva kugira ngo iyo myitozo izakorwe, urwo rufunguzo muzarufate mururirimbireho neza, kuzamuka kugera igihe mubona ibyuma, kugeza igihe muvuga muti tuguza ampuri. Igihe twagendanaga na genereta tukagenda tuyikoreye ku mutwe, tukajyana lance voix nta bafure tubasha kubona, tukayitwara ku mutwe, tugatwara pano soleil kugira ngo tuze kubona uburyo turi bucomeke sente ducurange. Imvune ziba ari nyinshi, ariko kubera Imana zose nyine ni nk'umubyeyi wagiye ku bise iyo abyaye iby'ibise, ngira ngo ntabwo abakibyibuka. Buriya iyo ukora umurimo oya nta kwikorera bafure bigihari. Dufite uburyo bwo kubitwara, ahubwo dufite n'ibihagije, tugiye no gushaka ibihagije kurushaho. Urumva icyo gihe twatwaraga lance voix, sinzi niba hari umuntu wigeze muri cyakora Didi yayiririmbiyemo lance voix, mu mwanya wo kuririmbira muri bafure ukaririmbira muri lance voix. Urumva iryo terambere aho riba riri. None ubu ukaba ugeze ku rwego bavuga bati iyi korali iri muri korali nk'ebyiri cyangwa 3 zifite ibyuma mu gihugu bimeze neza. Urumva ko ari ibintu biba bishimishije. Uyu munsi rero abakurikiye Yesu nabako bari mu makorali dufite bari ku rwego rwiza rushimishije. Twageze kuri mama
mama uratubwira uyu munsi none baramutse babwiye ngo muhitemo umuntu wo gukorana nawe indirimbo ikurikiyeho mwamugiye gukora mukavuga ati muhitemo umuntu mwakorana collabo nkawe wumva ari nde wahitamo ko mukorana indirimbo? korali nahitamo ko twakorana indirimbo ngewe ndahera kuri kuzo nkunda. Korali nahitamo ni Ambassadors bari kubyumva. Yego. Umuhanzi ku giti cye Yvonne. Ninde muntu wakishimira ko mwakorana indirimbo nk'abakurikiye Yesu? Tugisiyoni. Ya Kacyiru. Amakorali abakurikiye Yesu ni ikibazo cyiza kutubaza ikibazo cy'amakorali dukunda twakorana nayo. Dufite inshuti nyinshi z'amakorali, yemwe se hano mu Rwanda gusa no hanze y'u Rwanda dufite amakorali menshi cyane twigiyeho kuririmba. Dufite amakorali menshi cyane natwe atwigiraho kuririmba. Ayo makorali yose ni inshuti zacu, bose nawe twaheza nta n'uwo twasigaza inyuma, twakora ibishoboka byose tugakorana indirimbo nabo. Abahanzi ku giti cyabo nabo turabakunda ni benshi, ariko korali abakurikiye Yesu twebwe buri mwizera wese w'umudivantiste uzi kuririmba neza akaba yabasha guhagarara imbere y'abantu akavuga ubutumwa neza mu ndirimbo yuje indangagaciro za kidivantiste, twabasha gukorana nawe kandi mu buryo buri wese yavuga ati iki kintu ni cyiza kandi Imana igahabwa icyubahiro. Kuri ibyo ngibyo byose twari twavuze haruguru, twumva guhuza ibyo byose byakunda kuri twebwe abakurikiye Yesu. Murakoze. Sabufunenga kado kuroza we watondwa na bengarozo mundange ngaziwe unye tewari na rumukuzona orekana norundiraba oyiga chimubereyo oruganda nafegwa tuli tuchomanya jetita mujanja uronyo omukisa goli toruma mutwe wange katika kalamu kwano edesibiri wansi mubyonna tugume mukwano mukama wali leka kukabaleka leka kukukuruma baba aho lyawo webaze katonda kubanga abantu banjeyo babenga boligwe katiguma muri mumeme leka kukabaleka leka kukukuruma baba aho lyawo webaze katonda kubanga abantu banjeyo ngabegomba bambi babenga boligwe katiguma muri mumeme no kabanyo chimuchoka Yesu abisago ememe norecho tokaba tewe kubagiza okununulirwa konkuko kusembede ebyesinga biwede tulia musiwa musi empya nawe fuba mukwano tusinsikaneyo norecho tokaba tewe kubagiza okununulirwa konkuko kusembede ebyesinga biwede tulia musiwa musi empya nawe fuba mukwano tusinsi